pasiteri ashobora kuba atararibabwira, umuvugabutumwa runaka ashobora kuba atararivuga, umushumba ashobora kuba atararivuga, ahubwo akababwira ngo bazakira, ngo bazabona amamodoka. Ariko njya mbwira abantu, ese kubera icyo umuntu ahanura amamodoka, agahanura viza, agahanura kujya mu ndege, agahanura ibintu byinshi cyane bikomeye, agahanura amazu, ariko ntababwire kugira ngo ibyo bintu bibone, ariko ubabwiye ibyo bintu bibone. Nanjye mu gihe nibwiraga yuko umwaka uzashira ndi umukire, ahubwo ngiye kubona mbona n'ibyo nari ifite biragiye. Nangira kwinjira mu mashuri y'ubukene, noneho nibwira yuko amafaranga nanyweraga inzoga ningera mu gakiza nzamara umwaka ndi umukire. Noneho rero nyimara kugera mu gakiza, hari korali yo ku Nkombo yaririmbye, bararirimba, hariho umugabo wakoze agategite kavuga ukuntu yinjiye muri ibi bintu, noneho ngo agasengera abantu bagasubizwa, ngo ndetse we ngo n'ibyo afite bikarushaho kuyoyoka. Indirimbo yaririmbye ngo ngiye ngurabeho ngo ndagiye ngenda naniwe, ngo ngurabeho ndagiye ngenda naniwe. Ubwo none cyane kuko turi kubona abantu barushaho gusambana, turi kubona abantu barushaho kwiba. Bavuga ngo icyama tukamera nka Vedasti, icyama tukajya kuri social media nka Vedasti, icyama tukamenya kubwiriza nk'uriya mugabo. Ariko wowe warihanganye, warasenze, inzara yarakwishe. Yes, amahoro y'Imana nabane nawe, wowe uri hafi, wowe uri kure, wowe uri burasirazuba, ukaba iburengerazuba, ukaba amajyepfo, ukaba amajyaruguru, ukaba mu murwa mukuru wa Kigali hagati mu gihugu. Tukwifurije ineza y'Imana kandi tukwifurije kugubwa neza uri muri Yesu Kristo. Rero tukwifurije ineza y'Imana wowe uri hanze, za Uganda, za Tanzania, ku mugabane wa Afurika, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Amerika, ahantu hose uri ku mpera y'isi, ahantu hose ijwi ry'Imana ribasha kuhagera, ivugabutumwa ribasha kuhagera. Turi kumwe na Ntutebe TV 250. Ahangaha niho tuvugira ijambo ry'Imana, niho tuvugira ubutumwa bwiza, niho tuvugira iby'Imana iduhaye. Turi kumwe n'umukozi w'Imana bamwita Vedasti, umukozi w'Imana yahamagaye muri iyi minsi kugira ngo avuge iby'Imana imushyize ku mutima. Kandi ni umuhanuzi w'Imana, yagiye ahanura ubuhanuzi bwinshi, kandi tushimira Imana yuko imukoresha, kandi ibyo ahanuye twagiye tubona bisohora. Rero muramuzi namwe, mwagiye mumukurikirana kenshi na kenshi. Turamwakiriye kuri Ntutebe TV 250. Reka tumusuhuze. Uraho neza? Yego, amahoro y'Imana nabane nawe. nawe kandi muhorane. Umeze neza? Urabona ko tumeze neza. Murashima Imana? Turashimira Imana. Vedasti, hari abantu benshi bakuzi, kandi bakuzi nk'umuhanuzi wagiye uhanura ubuhanuzi bwinshi butandukanye, wagiye uvuga ibintu Imana ikubwiye, hanyuma abantu bakabitega amaso, bakabibona. Ariko kandi hari n'ibyo wavuze bitarasohora. Ariko ubundi Vedasti nk'umuhanuzi, umuhanuzi yemerwa ryari? Yemerwa ari uko ibyo yahanuye bisohoye. Yego, ubu nawe uri umwe mu bantu bari guhanura, kandi rwose bagahanura abantu bakakwemera, kuko hari ibyo wahanuye bigasohora. Ubu rero nta gushidikanya umaze kuba umuhanuzi wemewe. Ubundi ni ukuvuga ngo umuntu wese burya yimenya mu rwe ruhande. Njyewe rero nzi uburyo nkorana n'Imana, ntabwo rero Imana yanjye ibeshya, ibyivuganye nanjye biba bigomba gusohora. Nuko Vedasti, uri umuvugabutumwa, uri umuhanuzi, sinzi yenda ushobora no kuba ufite n'impano zo kuririmba, ariko ntabwo turakubona uririmba. Ariko cyakora nko mu ndirimbo zo mu gitabo ujya uziririmba. Ariko nk'umukozi w'Imana ushobora kuba ibi bintu bizi, ubisobanukiwe, ubundi ubimazemo igihe kingana iki? murakoze cyane. Iri vugabutumwa cyangwa se ubu buhanuzi njya nkunda kubivuga, ntabwo ndi mutoya cyane, ntabwo ndi nyamuza vuba, kandi nanone ntabwo ndi mukuru cyane. Ni ukuvuga ngo
kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 niho Imana yatangiye gukorana nanjye. Yego na mbere yakoranaga nanjye ariko nyiri umwana ntabyo ndakamenya, ariko 2013 2014 niho Imana yatangiye kumagurutsa kubw'umurimo wo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana itangira gukorana nanjye, ibimenyetso nkabibona, ikambwira ngo ejo ndakora igitangaza. Hari ubutumwa mperutse gutambutsa kuri channel nkoreraho yanjye yitwa Amakuru y'Ijuru TV. Ubwo butumwa bwari bufite intego iri kuvuga ngo ukwiriye gusenga Imana igakorana nawe ikintu kibasha kwemeza abantu yuko uri umuntu w'Imana koko. Bwari bushingiye ku ijambo riri mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 17 umurongo wa 24, aho Eliya yazuye umwana w'umupfakazi w'Iserafati. Uriya mugore amaze kubona umwana wazutse ngo niho yabwiye Eliya ngo noneho menye ko uri umuntu w'Imana koko. Kandi urumva Eliya yari amaze igihe, ariko ntabwo uriya mugore ntabwo yari arakamenya ko ari umuntu w'Imana koko. Ubwo rero nanjye 2014 niho Imana yatangiye kugikorana nanjye. Nasengera abarwayi nkabona barakize. Yambwira ngo uriya mubyeyi azabyara umwana w'umuhungu nkabona abyaye umwana w'umuhungu, cyangwa yambwira umukobwa nkabona abyaye umwana w'umukobwa. Impano zitangira gutyo. Mfite n'impano yo gusobanura inzozi. Mu by'ukuri umuntu yarotaga ikintu yambwira inzozi yarose, nkumva ubusobanuro burizanye, nanjye narota inzozi nkumva ubusobanuro bw'izo nzozi burizanye. Naho ngaho impano zanjye zatangiriye, nuko no gusengera abarwayi byose biza gutyo, no kuvuga ubutumwa gutyo. Turashimira Imana rero, urumva yuko uyu murimo aho Imana yamagurukije ngo tangira uvuga ubutumwa 2014, ubwo ukumva yuko maze imyaka 10 muri uyu murimo. Aragira ati maze imyaka 10 muri uyu murimo. Bakunzi ba Ntutebe TV, Vedaste ni umukozi w'Imana, afite ubuhamya, afite ibihamya bimuhamiriza koko, kandi mwabyumvise ntago ari umwana, umuntu umaze imyaka isaga 10 muri ibi bintu arabisobanukiwe neza. Tugiye kumusengera Imana rero kugira ngo iki kiganiro tukiganire ariko twamushyize imbere y'Imana, mbese tujye imbere y'Imana, Imana ikomeze kutwambika imbaraga muri uku kuganira ku kiganiro tugiye kuganira, twibaza ese ivuga butumwa ryo muri iyi minsi abantu ko batari kubiha agaciro. Ese ubuhanuzi bwo muri iyi minsi abantu ko batari kubuha agaciro. Twibaza ese ko abavuga butumwa bavuga, abasenga bagasenga, mbese abantu bakigisha ko tutabona ko ibyo bigishijwe babishyize mu ngiro. Bimeze bite? Tugiye kubiganiraho cyane kuko turi kubona abantu barushaho gusambana, turi kubona abantu barushaho kwiba, mbese ibintu ntago, abasinzi bari kurushaho gusinda, kandi nivuga butumwa rirahari. Ubwo rero reka dusenge hanyuma twinjire mu kiganiro neza. Twari twinjiye turi mu kugenda tuganira tumusuza tumuha ikaze, namwe kandi turabinginze kugira ngo na channel ye afite muyikurikirane, yitwa Amakuru y'Ijuru TV, muyirebe kugira ngo dukomeze gushyigikirana umukozi w'Imana. Imana ikomeze kumumugisha. Mana data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, tuguhaye karibu. Tuguhaye karibu. Ni paya siske beminitut. Duhaye karibu ijuru kugira ngo rimanuke rize rigera aha hantu mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu twinginze Imana kugira ngo izibane natwe. Iki kiganiro tugiye kuganira kize kigaragaremo Imana, ubuntu bw'Imana buganze mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nyakubahwa Imana, aba ari wowe uhagararira iki kiganiro, niwe mukuru, niwe duhaye karibu, niwe duhaye ikaze. Umwuka wera agenda aha hantu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Sengeye umukozi wawe Vedaste,
lotekeya siskebemini tute. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana isingizwe, Imana ishyirwe hejuru. Mu izina rya Yesu Kristo ndamusengeye, ndamukweretse, mushyize imbere yawe kugira ngo Mwami Imana Nyiringabo komeze kumugirira neza, ubwami bwawe bugaragare muri we. Mu izina rya Yesu, ikiganiro tugiye kuganira, Bibiliya yarambwiye ngo ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe ryuhe icyubahiro kubw'imbabazi zawe ndetse n'umurava wawe. Mu izina rya Yesu Kristo, ndi kukumva hano urahari, Imana ikomeye, urahari nk'Imana iri hejuru yacu, urahari nk'Imana iri hejuru y'igihugu cy'u Rwanda, urahari nk'Imana iri hejuru y'isi. Ngwino ubane natwe kugirirwa neza nawe kugaragare, kuko uri Imana. Twaguhaga karibu, twaguhaga ikaze kugira ngo Mwami Imana Nyiringabo ukomeze gushyirwa hejuru. Urakoze kuko uri umwami w'abami. Ngwino ubane natwe muri iki kiganiro kuva dutangira kugeza dusoza. Umwuka wera bari w'ikiganza, mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Mukozi w'Imana Vedaste, ngewe uri kumwakira nitwa Muhire Didier. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Vedaste, twari turimo twibaza nk'umuhanuzi umaze igihe kinini ibi bintu urabizi neza kandi urabisobanukiwe, wagiye ugira amayerekwa menshi, wagiye ugira ubutumwa bwinshi Imana yagiye iguha, wagiye ugira inzozi, ugira n'impano yo kuzirotora, wagiye ubwiriza abantu, ugenda ubona imirimo y'Imana n'ibitangaza Imana igenda ikora. Uko ugenda ubibona, impamvu ki ubona abantu bakizwa bakongera bakagaruka kandi bakabivamo, ubona impamvu ari iyihe? Murakoze cyane. Buriya ni ukuvuga ngo iyi minsi tugezemo ni iminsi mibi, sinzi niba abantu bajya babibona, ariko iyi minsi ni mibi cyane kuko ni iminsi Satani ari gukora cyane. Bibiliya niyo ivuga ukuntu Imana ibwira Loti ngo ahunge ave hariya i Sodomu n'i Gomora. Hari uburyo ngo yaje kubwira abakobwa be n'abakwe be ko bakwiriye kuva i Sodomu n'i Gomora, ariko noneho ngo abakwe be barabisuzugura, ntibabihesha agaciro. Mu by'ukuri ku buryo umuriro n'amazuku mu bantu batsembwe hari i Sodomu n'i Gomora, abakwe ba Loti bari barimo. Hari ahantu rero makuru icyigisho gikomeye cyane. Kutumvira burya ni bibi. Abantu bakwiriye kumvira umwuka wera, abantu bakwiriye kumvira ubutumwa bwiza dutambutsa, kubera yuko Pawulo yandika aravuze ngo abantu bo mu minsi y'imperuka bazaba ari ibyigenge, bikakaza, bibona, batumvira, bafite ishusho yo kwera, ngo ariko bahakana imbaraga zako. Iyo minsi rero mwene data niyo tugezemo, abantu baragaragaza yuko ari abantu b'Imana ariko imbuto zikabura. Bityo rero ni ukuvuga ngo ibintu by'Imana navuga ko abantu bamaze kubisinda, ariko turashimira Imana yuko Eliya yaravuze ngo ninjye muhanuzi njyenyine usigaye. Imana iramubwira ngo ndacyafite 7,000 bitarapfukamira Bayali. Na n'uyu munsi rero haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Nubwo ibintu by'Imana babipirase, nubwo ibintu by'Imana babijambaguje, nubwo ibintu by'Imana babipirata cyane bakabifata uko babyumva, ariko nanone hari abandi bakomeje mu murongo, kandi muri abo ngabo nanjye ndimo. Bakomeza kuba umwizerwa, niko iyo tubatizwa niko tujya tuvuga ngo nzakomeza kuba umwizerwa. Ubwo natwe tuzanamba ku Mana yacu. Kandi mu by'ukuri navuga yuko ikibazo mbashije cy'ukuntu abantu bizera ejo bakabivamo, ni ukuvuga ngo na mbere niko byari bimeze. Icya mbere, hari abantu binjira muri ibi bintu bafite kuba bari kuvuga ati uko bikose mbonye runaka ari kuririmba yanyaganyaga nkabona araberewe, nanjye reka njyemo. Yageramo yahuriramo n'intambara, ati se burya ni ibingibi bibamo uyu murimo, akaba bivuyemo. So mbatizwa nari umusinzi imbere, noneho nibwira yuko amafaranga nanyweraga inzoga ningera mu gakiza nzamara umwaka ndi umukire. Noneho rero nyimara kugera mu gakiza, hari korali yo ku Nkombo yaririmbye, bararirimba
hariho umugabo wakoze agategite kavuga ukuntu yinjiye muri ibi bintu, noneho ngo agasengera abantu bagasubizwa, ngo ndetse we ngo n'ibyo afite bikarushaho kuyoyoka. Indirimbo yaririmbye ngo ngiye ngurabeho ngo ndagiye ngenda naniwe, ngo ngurabeho ndagiye ngenda naniwe. Ubwo noneho nanje mu gihe nibwiraga yuko umwaka uzashira ndi umukire, ahubwo ngiye kubona mbona n'ibyo nari ifite biragiye. Nangira kwinjira mu mashuri y'ubukene, ntangira kwinjira mu mashuri y'inzara, ntangira kwinjira mu bintu bitandukanye. Noneho rero hari umuntu winjira muri ibi bintu ariko bati uko biri kose nimbyinjiramo ejo hazaza nzaba ndi umukire. Ariko nakabona yinjiye mu ishuri akabona biranze, yashingirwa akabona urubyaro biranze, urugo rukamunanira, akabati none se iyi Mana nizeye ni ibi ngibi. Ariko Bibiliya iravuga ngo ntabwo twahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo twahawe no kubabazwa kubwe. Mbonereho no kubwira abantu bari mu bigeragezo ko bakwiriye kwihangana. Ntushobora kubona ibyiza by'Imana utabanje kwihangana. Aragira ati ntushobora kubona ibyiza by'Imana utabanje kwihangana. Bimwe rero mu bintu binanira abantu bakabivamo, nibyo bari biteze babona babibuze, bagahita bavuga bati rebyo narishaka ntago mbibonye, reka nkure mwakanjye karenge. Aha niho nagira ngo nkubaze, aha ngaha rwose uvuze aka kanya niho nagira ngo nkubaze. Vedasti, hari abantu bari kukubona kuri kamera, hari abantu bari kukubona ku itangazamakuru cyangwa se kuri social media, bo bakubona uyu munsi, usibye ko wababwiye yuko ibi bintu bimazemo igihe, ivugabutumwa rimazemo igihe, hari abantu bari kukubona uyu munsi bakavuga ngo icyama tukamera nka Vedasti, icyama tukajya kuri social media nka Vedasti, icyama tukamenya kubwiriza nk'uriya mugabo. Ariko wowe warihanganye, warasenze, inzara yarakwishe, watereye imisozi, wamanutse imisozi, warizonze, Imana yagutegetse amasengesho urayasenga. Ese aba bantu urabagira iyihe nama? Urabagira inama yuko bahita baza bakaza kuri social media? Urabagira inama yuko babanza bagakizwa? Urabagira inama yuko babanza bagasenga? Mbese umuntu yacahe kugira ngo azazamuke mu ntera yo gusenga cyangwa yo mu butumwa bwiza cyangwa yo muri ibi bintu by'Imana, byagenda gute? Kuko abantu benshi badukurikiye baba bibaza ngo ese ni gute, bigenda gute, ni gute nanjye maze igihe nsenga ariko nkaba ntaragera kuri rwa rwego? Byagenda bakora iki kugira ngo babone ko basenze Imana cyangwa se ibazamure ibageze kuri uru rwego cyangwa ibarenze no kuri uru? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo icyambere nabwira aba bantu, icyambere burya Imana ntabwo igikorana n'ibyaha. Amina. Buriya nubwo muri iyi minsi abantu bakunze kumva ibigendanye n'irari ryabo, ariko ndabwira abantu bazakurikirana iki kiganiro, ntabwo Imana ikorana n'ibyaha. Buriya mwene data, abantu benshi barifuza yuko Imana yabahereza umuntu nk'uko ubivuze, yabona ndi imbere ya kamera, yabona wenda abantu hirya no hino bari kunkurikirana, atariko Vedaste uwama nkamera nkawe. Ariko hari waririmbye avuga ngo kurya k'Imana ntabwo ari ugupfa kukabona, karyo watitirije. Ni ukuvuga ngo rero icyambere ni ukuva mu byaha. Kabiri, umuntu wese uri muri iyi nzira aba ari mu rugamba. Satani aramurwanya kuko abazi neza yuko iyi nzira arimo ari inzira nziza kandi azayiboneramo ibyiza. Gatatu, ni ukuvuga ngo ukwiriye kumenya neza yuko niba uri muri iyi nzira ntabwo urangamira kuvuga ngo ndashaka kugira ngo mbone imodoka, ndashaka kugira ngo mbone inzu nziza. Bibiliya iravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi muzabyongererwa. Mu yandi magambo, twebwe dutumbira Kristo. Ubundi mbonera no kubwira abantu, aho kugira ngo abantu bashake ibintu bagakwiriye gushaka ubitanga. Nuvuga ngo niba nzi ngo mwene data Muhire mbese ahagarariye kampani yo gutanga ibintu runaka, none njye nshaka biriya bintu Muhire ahagarariye, ntabwo ahanini ndabanza gushaka uburyo biriya bintu mbibona, aho ndabanza shake Muhire tuba inshuti. Amina. Ndumva afashijwe. Amina. Iyo ubaye inshuti ya Yesu, ibintu byose uba wabibonye, inshuti yanjye.
kuko ibintu byose biri mu kuboko kwe, ibintu byose biri mu butware bwe, ibintu byose biri mu bubasha bwe. Imana ishimwe. Niyo mpamvu njyewe ndabaha urugero. Hari umugore witwa Mariya na Marita, bamaze kumenya yuko Yesu afite byose, bamwikomezaho, baravuga bati uyu mugabo ntabwo tuzamuvaho, tuzamunambaho. Noneho ngo igihe kimwe Yesu arabasura, noneho ngo umwe ajya mu gikoni, ajya gukwakwanya kugira ngo ashake ibyo kuzimanira Yesu. Noneho ngo undi araza yibera hafi ya Yesu, ngo akomeza kumva ibiganiro, amagambo ava mu kanwa ka Yesu. Noneho ngo mugenzi we ngo yumva ngo ararushya, aravuga ati ariko ntago bikubabaje kuba uyu mwene mama yantereranye, wamubwiye akaza kumfasha n'ubundi ku mirimo ndi gukora. Ariko Yesu aramubwira ngo Marita, Marita, urirushya mu bintu byinshi, ton pi eremingi siridrere, ton fayi deko erejezi totaya. Ngo Marita, Marita, urirushya mu bintu byinshi, ariko nyamara ngombwa kimwe. Hari ikintu kimwe cyahishwe abantu benshi cyane. Abantu barashaka uburyo babona amahoro atangwa na Yesu, abantu barashaka uburyo babona imigisha itangwa na Yesu, babona impano z'Umwuka Wera zitangwa na Yesu, ariko ngombwa ni kimwe, nuko abantu bumva ijambo ry'ubutumwa bwiza Yesu abahereza, bamara kumvira ijambo ry'ubutumwa bwiza Yesu abahereza, bakaryakira mu mitima yabo, bagakora iby'iryo jambo. Noneho bamara gukora iby'iryo jambo, ubundi Yesu nawe akaba muri bo, kuko Yesu niwe jambo. Nuvuga ngo n'ijambo ubundi iyo dutambukije iri jambo, ni Yesu tuba turi kwamamaza. Tujya tubona abantu bamamaza ibintu, ibikorwa bitandukanye hirya no hino, abamamaza amabati, abamamaza amatera, abamamaza ibintu bitandukanye, amatelefoni, abamamaza n'ubundi, mbese turabibona muri make. Iyo natwe tuvuga ijambo, tuba turi kwamamaza Yesu. Nibakire Yesu, nibamara kumwakira mu mitima yabo, Yesu agatura mu mitima yabo. Amamodokari bashaka bazayabona, amazu meza bashaka bazayabona, icyubahiro bashaka bazakibona, izi mpano z'Umwuka Wera muri kwifuza muzazibona. Ariko Yesu ntabwo aturana n'ibyaha. Nshuti yanjye, niba ushaka impano z'Umwuka Wera zitangwa na Yesu, banza ukureho ibyaha, ubundi Yesu nawe abone aho atura. Kandi Yesu namara kuba muri wowe, n'ibyo wowe udatekereza azabiguha, kuko byose arabifite. Vedasti, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, kandi Imana ikwambika imbaraga, Imana igukomeze, Imana ikurwanirire. Uvuze ijambo rikomeye, ubwiye abantu ibintu bikomeye. Ngewe mba ndi kubikurikirana cyane nkanabyumva, uri mugenzi wanjye, uri umuvugabutumwa. Ni ukuri avuze ijambo rikomeye, aravuze ngo mwireba ngo mushake kwamamara, murimo murihuta, muri rukanka mujyahe, nimubanze mugende gakeya mwumva ibyo Yesu ashaka. Aravuze ijambo rikomeye, aravuga ngo akimana karya barambije, abarambiwe badahari, ngo burya ngo kurya akimana ntabwo ari gupfa kukabona. Rero karya uwatitirije. Rero mu yandi magambo, Vedasi, Imana iguha umugisha. Ndatekereza ko abantu bumvishe ijambo ry'Imana, ko nubwo tutarasoma Bibiliya, ariko aya magambo arakomeye. Pasiteri ashobora kuba atararibabwira, umuvugabutumwa runaka ashobora kuba atararivuga, umushumba ashobora kuba atararivuga, ahubwo akababwira ngo bazakira, ngo bazabona amamodoka. Ariko njya mbwira abantu, ese kubera icyo umuntu ahanura amamodoka, agahanura viza, agahanura kujya mu ndege, agahanura ibintu byinshi cyane bikomeye, agahanura amazu, ariko ntababwire kugira ngo ibyo bintu bibone, ariko ubabwiye ibyo bintu biboneka ari uko byagenze gutya. Rero intego y'iyi cano
iyi intego yayo iravuga ngo ni ivugabutumwa rishingiye ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero bantu bashaka ubutumwa bwiza, nyabuneka iyo ntego ntabwo dushobora kuyitatira. Vedasti, ndagira ngo ndacyakubaza kuko ndimo ndabariza abantu bibaza ibintu byinshi, kandi abantu bakagenda batazi ibyo barimo ibyo ari byo, hari niba ari uko ari byo barimo. Abantu bo muri iyi minsi, abashumba bahagarariye amatorero cyangwa n'abandi bavuga butumwa bameze nk'abagezweho muri iyi minsi, urababwira iki abantu batari kubwira abantu kugira ngo iby'Imana babibone? Urababwira iki? Mbese wababwira iki kugira ngo abantu bamenye neza umurongo bagomba kugenderaho, n'aba bavuga butumwa bamenye umurongo bagomba kugenderaho, kuko bazadukurikirana kandi baratwumva ari benshi? Murakoze cyane, kandi ni byiza, birakwiriye yuko tubwiza abantu kuri. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya niho hari ijambo ritubwira ngo aba bantu ngo bomora uruguma baruciye hejuru, babwira abantu ngo ni amahoro, ariko nyamara nta mahoro ariho, kuko ngo nta soni bagize bamaze gukora ibyaha. Ikintu gikwiriye ni uko tubwiza abantu kuri, abantu bagahindukira bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi nibamara kwakira Yesu bavuye mu byaha bakijijwe, ni ukuri ndabihamya nashidikanya ntacyo bazamuburana. Hari umukozi w'Imana uyoboye ururembo rwa Rubavu, Pasiteri Uwambaje, Imana imuha umugisha, njya nkunda gukurikirana ubutumwa. Turagushimye Mana ihoraho, habwa icyubahiro Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, wewe waremye ijuru n'isi, ubeshaho byose, uravuga bikabateka bigakomera. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu isi no mu ijuru, amahanga yose avuge ko ari wowe wera. Abakomeye bo mu isi barapfa bakibagirana, ariko wowe ni ukuri, imyaka yawe iri uko yahoze. Turagushimye Mwami kubera yuko twemereye kubona uyu mwanya wo gusangiza abatuye isi ubutumwa bwiza. Reka rero udufashe, kandi umwuka wera tuyobore muri byose, uturinde kuvuga ibyacu bwite, ahubwo tuvuga ibyawe. Kandi Uwiteka Imana Nyiringabo, uturinde kwiyamamaza, ahubwo twamamaze wowe. Urakoze rero ko urabana natwe kuva dutangiye kugeza dushoje, ni mu izina rya Yesu Kristo.